ndabashubuje inshuti bakundwa muri Kristo Yesu, ubuntu n'imbabazi bibonerwa mu mwami bibe kuri mwese abadukurikiranye kuri channel yacu yitwa Tsinda TV. Umuyoboro Imana yashyizeho ubutumwa rihishura ibihishwe rigamije kugaragaza imva n'imvano y'ibibazo umuntu acamo nuko byahagarikwa. Mu gice cya gatatu tuje mu gice cya gatatu cyo cy'inzozi, aho tuvuga ngo menya ikihishe inyuma y'inzozi unyuramo, kuko twasanze yuko inzozi ari umuyoboro Imana icamo iganiriza abantu bayo, cyangwa se na Satani akaba yaca muri uwo muyoboro w'inzozi akonona ubuzima bw'abantu. Ndakurarikira rero gukora subscribe, gusangiza iki kiganiro abandi bagikurikiranye. Ndabizi yuko uri buze guhabwa umugisha, uraza kunguka byinshi, uraza kumenya byinshi. Muri episode igice cya kabiri twatambukije twavugaga ku kurya mu mwuka. Twasanze rero kurya mu mwuka, kurya abantu barota barya, ingaruka biteza. Nicyo twakora kugira ngo dukumire izo ngaruka zakomotse mu kurya. Mu kurota umuntu arya ibiryo bitandukanye, kurota urya umutsima, kurota urya umugati, ibintu byose bijyanye no kurota urya, kuko twasanze yuko ibyo kurya biva mu butaka. Ni ibintu Imana yavana mu butaka, yategetse ko biva mu butaka bikagaruka bigatunga umubiri w'ubutaka. Iyo rero urota urya kandi atari umubiri uri kurya, kandi ukarota urya usinziriye, n'ubana umwuka wawe uba urimo uragaburirwa, wangizwa, uba urimo urarogwa. Abarozi baba bakwatatse mu mwuka bagatangira kukugaburira. Twabonye rero ko muri uko kurya hari abarya rimwe na rimwe ugasanga babyutse mu nda habarya, abandi ugasanga babyutse kubyuka bikabagora, bakumva biganyira kubyuka, nta mbaraga bafite, bacitse intege. Abandi ugasanga batuza amangati, abandi ugasanga nta apeti bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Mu mwuka rero twabonye yuko hari imyuka igiza y'abarozi ikagaburira abantu. Tubona ko hari mu mwuka ubundi hari ibikoni cyangwa se za cuisine mu mwuka z'abarozi cyangwa zikuzimu, bateka bagategura bakaza bakagugaburira bitewe n'icyerekezo cyangwa n'ubuzima bwawe uko bifuza kubwangiza. Ni byiza rero igihe uriye mu mwuka, niba wizera Imana, niba usenga Imana, kubyuka ukirukisha mu buryo bwo gusenga, ugasenga usora ibyo bintu, kuko twabonye ko bamwe baba barya umwanda, amazirantoki, abandi banywa amaraso y'abantu batabizi, ariko Satani akabizana cyangwa abarozi bagafata nk'ayo mazirantoki cyangwa se bakayambika bayigira nk'agatogo. Wowe ukabona uri kurya agatogo, igitoki, makaroni n'ibintu bivangavanze, kumva urimo urarya amazirantoki, bakabyambika ishusho. Mu mwuka habaho ibintu bikaze mu mwuka. Buriya iyo tuvuga mu mwuka ni byiza gusobanukirwa kwanza tutaravuga mu mwuka. Iyo tuvuga mu mwuka tuba tushatse kuvuga iki? Mu mwuka hari isi y'umwuka n'isi igaragara. Nkunze kubyigisha bakurikirana mujya mubyumva. Isi y'umwuka, hari isi y'umwuka, n'isi igaragara. Isi igaragara turimo twita isi bifite imibiri y'abambaye umubiri. Ntiwaba muri iyi si udafite umubiri, ibibaho. Kugira ngo uyibeho iyi si bifite imibiri, nuko ugomba kuba ufite uwo mubiri. Noneho rero igihe wawusohotsemo, hari abawusohokamo noneho sasa bakajya mu isi z'umwuka. Ushobora kuwusohokamo ukiri no muri uyu mubiri. Iyo tuvuga ngo umuntu yagiye mu mwuka, hari abantu batabisobanukirwa ngo umuntu agiye mu mwuka. Umuntu agiye mu mwuka, bakibwira ngo kujya mu mwuka ni ukuvuga ni wowe w'imbere, witandukanya n'imitekerereze y'isi n'iby'amaso yawe abona, noneho ugahita wikonekita na yasi y'umwuka wifuza. Ushobora kwikonekita n'Imana Data wa twese, n'Imana Mwana, n'Imana Mwuka we, ukikonekita n'ijuru. Wakwikonekita n'ijuru ugahabwa imbaraga zivuye mu ijuru, ugahabwa ubwenge buturuka aho ngaho mu ijuru, ugahabwa kumenya kuzanwa n'isi y'umwuka twita ijuru. Hari n'abandi rero bikonekita n'isi y'umwijima. Yakwikonekita n'isi y'umwijima ariyo twita ikuzimu, agahabwa ubwenge bw'ikuzimu, agahabwa ubumenyi
bw'ikuzimu, akaba azi ikintu yakora kugira ngo akubohe, akaba azi ukuntu yakuroga, akaba azi ukuntu yakuzinga, akaba azi ukuntu yakwica kandi atagukozeho, ariko ari bwa bumenyi n'ubwenge yahawe hehe n'ikuzimu. Abo nibo twita abarozi rero. Abo baba bafite ubumenyi bukomoka mu isi y'umwijima yitwa ikuzimu, abo nibo twita abarozi. N'imyemerere yabo no kwemera kwabo kuba gushingiye muri ibyo bintu by'ikuzimu, arizo mbaraga z'umwijima. Bamwe muri bo rero ni bariya tubuta abarozi, abarozi, abapfumu. Buriya n'abapfumu twagaragaje ko ari igice cy'abantu b'ikuzimu, ni abantu bahagarariye satani ikuzimu. Nuko mu Rwanda muri iki gihe bashatse kubitwikira ngo babihishe, bakita abavuzi gakondo. Ariko ntabwo ari abavuzi gakondo, kuko iyo tureba mu mikorere yabo bakomunikana n'ikuzimu, bahamagara imyuka y'abapfuye, baterekerera abapfuye, imyuka y'abantu yavuye muri uyu mubiri ikamanuka ikuzimu. Mu biganiro nagiye nkora bitandukanye nagiye mbagaragariza yuko iyo umuntu yagiye mu bapfumu nta kindi, ukajya ku mupfumu wemewe uzi ibyo akora, ufite abakurambere kabisa ahamagara, nuko icyo gukorera ahita gukonekta na ya mizimu y'iwabo, n'ubundi akongera akagukonekta n'imizimu ya yindi yo mu miryango y'iwanyu. Suno ugasanga ubuzima bwawe wowe bushyizwe mu kaga, winjiye mu masezerano y'ubwami bw'umwijima, cyangwa se winjiye mu masezerano na satani. Ibibazo byose uzacamo bizaza biciye mu muyoboro w'amasezerano wakoranye na satani utabizi. None rero hari abantu barota inzozi, inzozi zikaza ari inzozi usanga zishingiye, cyangwa se ubwami bw'umwijima bushaka gucishamo amasezerano na satani, bagashaka gucisha amasezerano na satani muri izo nzozi. Ukisanga uri kurota ariko utazi wowe uzi ngo ni inzozi zisanzwe, kumbe uri murindizwa mu masezerano n'ubwami bw'umwijima. None ayo masezerano azafasha satani kugukontorora, kukunaniza, kukuboha, kukuzirika. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko nta wajya mu nzu y'umunyamaboko, niko Yesu yavuze muri Matayo igice cya 12 n'umurongo wa 29. Yaravuze ngo nta wabasha kujya mu nzu y'umunyamaboko ngo amunyaga ibye atabanje kumufata ngo amubohe. Yamara kumuboha ngo nibwo agira gute, nibwo amunyaga ibyo yari afite byose akabigaba. Satani iyo ashaka kugira ngo agufate, iyo ashaka kukuboha, inzira ashaka kukuboheramo ni inzira ziki, ni inzira zishingiye mu masezerano. Ntabwo yabasha kukuboha atabanje kukubohesha amasezerano ye mabi. None rero hari inzozi nyinshi, ubwo ndaza kugaragaza zimwe mu nzozi zigaragaza ko umuntu afitanye amasezerano n'ubwami bw'umwijima, bisabwa kugira ngo abanze ayasese. Cyangwa se zimwe mu nzozi zigaragaza ko ibibazo ucamo bifitanye inkomoko n'amasezerano n'ubwami bw'umwijima. None turaza kugaragaza n'uburyo twabisohokamo. Aho ikiganiro cyatambutse twavuze kukurya. Rero twabonye ingaruka yose kurya mu mwuka byose ni bibi. Icyo waburya cyose, wenda mu kizakurikiraho tuzagenda tudetaya noneho kurya iki. Aka kanya rero si icyo nshaka kuvuga uyu munsi, ndashaka kuvuga noneho sasa ku nzozi zigaruka ku gusambana, kurota usambana. Ubundi Bibiliya inzozi, ijambo inzozi rigaragara muri Bibiliya inshuro 33. Ijambo inzozi rigaragara muri Bibiliya inshuro 33. Bibiliya yose ugiye gukora research, ubushakashatsi bwo ku ijambo ryitwa inzozi, usanga muri Bibiliya havugwa inzozi inshuro 33. None tubona yuko muri Bibiliya hari abantu bagiye barota bikaba, kandi benshi bararose biraba. Hari abarose bibi byarabaye, ari abarose ibyiza byarabaye. Niyo mpamvu abikigiye cya none nicyo nkunze kuvuga, nibo bahunikiye, nibo badafite ubumenyi, barota bikarangira bavuga ngo zari inzozi, yarota bikarangira bavuga ngo byari inzozi. Ariko ijambo ry'Imana mu gitabo cyayo gice cya 33 n'umurongo wa 14 bitwereka yuko Imana ivugana n'abantu atari imwe cyangwa se kabiri, ivugana n'abantu biciye mu nzozi. Muri yo wari igice cya 3 iravuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku baremwe bose, nzasuka umwuka wanjye ku baremwe bose, ngo abasore bazarota. Reka dusome icyo cyanditswe kwanza mbere yuko tuvuga ibintu byinshi, hanyuma turaza kugaruka ku nzozi zo gusambana ni ingaruka zo kurota usambana, ku
ku nzozi zo gusambana n'ingaruka zo kurota usambana mu buryo bw'inzozi, mu buryo bw'ibiroto igihe uryamye. Nibyo tugiye kureba kano kanya. Rero reka tubanze dusome igitabo cya Yoweri, umuhanuzi Yoweri, ubutumwa ubuhanuzi mu buhanuzi bwa Yoweri, igice cyaho cya gatatu. Mu buhanuzi bwa Yoweri igice cyaho cya gatatu umurongo wa mbere aravuga ngo, hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ni ukuvuga ngo nta bantu bose, nta n'umwe uvuyemo. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu icya mbere ngo bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Uyu ni umwuka wasutswe muri iyi minsi y'imperuka, usukwa ku bantu bose. Niyo mpamvu buriya umuntu utarota, umuntu nakubwira ngo narota, ujye umenya ko nawe ntafite ikibazo. Kutarota ni ikibazo, no kurota nabwo ntubimenye ni ikibazo. Igihe cyose warose uba ugomba gushaka kumenya niki na ibintu narose, kuko inzozi ni umuyoboro isi z'umwuka zombi uko ari ebyiri zicamo zitanga amakuru cyangwa zikora. Isi y'umwuka y'ikuzimu ishobora guca muri uwo muyoboro w'icyitwa inzozi. Isi twita ijuru bwaryo rishobora guca mu nzozi zawe riguha amakuru ibiriho, ibyahahise, iby'ibizaza. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gukurikirana, wowe ukurikirana iyi channel ya Tsinda TV, ugomba kwitondera iki? Inzozi urota, ugashaka kumenya amakuru urimo urahabwa mu mwuka. Ubundi ibyo nibyo abo bantu nk'abo rero tubita abantu bafite ubumenyi bwo mu mwuka. Hari ukwiga iyi si turimo, ukiga ukagwiza ubumenyi bwa science iyi si turimo, ariko hari no kwiga ukagira ubumenyi bwo mu mwuka, ukamenya ubundi bumenyi buri inyuma ya science. Imana y'amahoro iguhumugisha rero. So urumva rero ko bivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Uwo mwuka rero muri iki gihe cyane Imana yasutse umwuka wayo ku bantu bose, igambiriye kugira ngo ibigishe, ibahinyuze, ibagorore, ibereke inzira bagomba gucamo, ibabwire ati nyamuneka hariya hari ikibazo, nyamuneka dore inkomoko y'ibibazo byawe, dore inkomoko y'intambara urimo uracamo. Nubwo uri kwiganyira, nubwo uri kwitotomba, nubwo uvuga ko nagutaye, nubwo uvuga ko nagusize, ariko dore impamvu y'ibibazo urimo uracamo ni iyi ngiyi. Imana igashaka kukwereka impamvu y'ibibazo urimo uracamo kugira ngo ugire icyo ubikoraho. Nubwo wiraye, nubwo udashaka gusenga, nubwo uhinyura iby'Imana, Imana ikagufata ikakurotesha ikakwereka ngo do. So mu isi rero y'umwuka, ikiremwa tubona cyitwa Satani, mu buryo bundi ni ikiremwa cy'umwuka, ariko nkunze kubwira abantu umunsi cyajugunywaga mu isi biravuga ngo wasi ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi yuko igihe asigaranye ari igihe gito. Wasi we nawe wanyanjawe ufite ugushije ishyano. Igihe Satani yatsindwaga mu ijuru akajugunywa mu isi, marayika yaravuze ngo wasi ugushije ishyano. Kwanza abandi kuvuga ngo wajure muririmbe n'abaririmo mwese, ariko wasiwe wowe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Ndaya nkubwire ngo Satani igihe yajugunywaga hano ku isi, narabisobanuye mu biganiro byahise muzabibona. Twavuze ko yubatse ubwami bwe hano ku isi. Ibyicaro bimwe na bimwe abyubaka ku nyanja, ibindi abyubaka ku butaka. Aha hasetinga ubwami bwe. Hari ibyo tuzigisha tuvuge ku ijuru rya kabiri rindi, kuko Satani afite ikirindiro cyangwa ibirindiro bye hano ku isi, akabigira ku nyanja, akabigira no mu kirere. Nk'uko mubizi, icyitwa igihugu kigira ingabo zo mu kirere, kikagira ingabo zo mu mazi, n'ingabo zirwanira ku butaka. Ibyo nibyo Satani nawe yakoze. Afite ingabo zirwanira ku butaka, afite ingabo zirwanira mu kirere no mu mazi. Hari imyuka iva mu mazi, hari imyuka ikomoka mu kirere, hari n'imyuka yo ku butaka. Noneho zimwe mu nzozi rero abantu barota, hari inzozi ushobora kurota Imana irimo irakwereka yuko uzingiwe, hari umuvumo w'ubutaka bwawe, hari ukuntu bakuvumye, noneho ukaba baravumye ubutaka bwawe, uri connected n'umuvumo w'ubutaka. Imana ikazajya ikwereka kuri connected n'umuvumo w'ubutaka, igira ngo uwuce mu buryo bwo gusenga ubashe gucika ku buzima bwawe. Hari izindi nzozi umuntu ashobora kurota
akarota rimwe na rimwe aguruka n'iki bintu nk'ibyo gutyo, hari ukuntu Imana irimo iramugaragariza ko hari imbaraga ziri connected nawe zo mu kirere zifunze ubuzima bwe. Cyangwa se ukarota rimwe na rimwe wibira mu nyanja n'ibiki tuzabigarukaho, ariko hari ikintu Imana iri kukwereka, hari imyuka woherejwe ituruka mu nyanja irwanya ubuzima bwawe. Noneho rero ugasanga umuntu ntiyitaye kuri za nzozi arimo ararota. Uyu munsi rero nk'uko nabivuze, reka tubanze dusome igitabo muri Yesaya igice cya 56 n'umurongo wa 10. Yesaya igice cya 56 n'umurongo wa 10, aho ngaho hari ubutumwa Imana itubwira muri icyo gitabo cya Yesaya igice cya 51. Yesaya igice cya 56, Yesaya igice cya 56, Yesaya igice cya 56, Yesaya igice cya 56 ku murongo w'10 handitse ngo abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Reka nongere nsubire muri iri jambo ngo abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Hano turabona iri jambo rivuga ngo abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi. Hari ukuntu abantu bahumye mu mitima yabo, bahumisha mu bwenge bwabo barahuma. Biritwereka mu Bakorinto ba 2 igice cyaho cya 4 n'umurongo wa 4, birakavuga ngo Imana yabikigiye yabahumye imitima. Imana yabikigiye yabahumye imitima. Iyo Mana yabikigiye tuyireba dusanga ari Satani uhuma abantu imitima, akabahuma bakabimpumye. Hari abantu bahumye rero mu mitima, kandi benshi bahumye mu mitima, niyo mpamvu barota ntibamenye, niyo mpamvu barota ntibasobanukirwe, kandi Imana ibirimo irabaha iki amakuru. Noneho rero hano biravuga ngo abantu ngo abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagahunikira. Hari umuntu urota, yamara kurota, aho kugira ngo igihe abyutse atekereze ku nzozi arose, ahubwo akongera akaryama agahunikira. Umuntu nk'uwo Satani kugira ngo yinjire muri destiny yiwe, wazabaho kubiri na destiny yiwe, wazabaho kubiri w'Imana yari yagambiriye kwabacyo, azabaho mu buzima bw'ubucakara bwa Satani atabizi. Uramenye ntukadote ngo ryame wongere wiyorose ngo uhunikire, ni kandi warose. Ni ubyutse kanguka utekereze kuri izo nzozi, hanyuma ushake ubusobanuro bwazo. Niba utazi ubusobanuro bwazo, shake abagufasha, hanyuma umenye icyo musengera. So ushobora kurota, ukarota mu nzozi warose, ukarota ukabyuka biba, nabyo birashoboka. Tubibona mu gitabo nanone cya Yesaya 29. Aho ngaho muri Yesaya ibyo tuvuga turabikura mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari bivuye mu mitwe yacu. Hano Yesaya 56 n'umurongo wa 10 hatweretse yuko abantu bashobora kuba ari abarinzi ariko ari impumyi, abarinzi b'ubuzima bwabo, abarinzi b'imibereho yabo, abarinzi b'imirimo bibakora, kubera ko ari impumyi. Rero bararota bagasinzi, bararota amara kurota bakongera bakaryama bagahunikira, bakavuga bati twarose. Imana uhereye umunsi wo dukurikiranye inzozi zawe uzi, iguhe guhumuka, iguhe kumenya inzozi urota, ndetse iguhe kugira umuhate n'ishyaka kugira icyo uzikoraho. Narimbuze rero icya kabiri, umuntu ashobora kurota akabyuka agasanga ibyo yarotaga ari reality y'ibyabagaho mu mwuka kandi byasohoye. Yesaya 29. Yesaya 29. Hanyuma tureta twinjira mu nzozi zo kurota iki, zo kurota usambana n'ingaruka zabyo. Yesaya 29 umurongo w'8 handitse ngo Yesaya 29, Yesaya 29 umurongo w'8. Yesaya 29 umurongo w'8 aravuga ngo nuko bizamera nk'ushonje arota arya akaramuka afite inzara, cyangwa nk'ufite inyota uko arota akanywa akaramuka arembye agifite inyota. Uko niko ingabo z'amahanga yose zirwanya umusozi w'Isiyoni zizamera. Reka nongere nsubire muri icyo cyanditse ngo nuko bizamera nk'ushonje arota arya akaramuka afite inzara,
umuntu ashobora kurota ibyo arose akaramuka byabaye. Imana y'amahoro idufashe, Imana y'amahoro iturwanire. Aho inzozi zamweretse ko bamuteye icyuma akabyuka, niba ari mu nda hamurya cyane, niba ari mu mugongo hamurya cyane, wakagira ngo ni ibiki, ni ibintu bisanzwe, kumbe hari icyabaye. Yatewe icumu rya kirozi, yatewe icyuma cya kirozi. Mu buryo bw'umubiri ntibamuteye icyuma, ariko mu mwuka yatewe icyuma. Muri uko guterwa icyuma cya kirozi, hari ikintu bakoze ku buzima bwe. Niba hatabayeho kugira ngo abyuka asenge, imbere araza guhura n'akaga. Hari abantu rero bagira gute, bakurota bakabyuka bagasanga ibyo barose byabaye. Niyo mpamvu ugomba kwitondera inzozi. Noneho rero tugaruke ku nzozi zo gusambana. Kugira ngo Satani abohe umuntu kandi afate ubuzima bw'umuntu, bimusaba kugira ngo binjirane nawe mu masezerano. Ya masezerano niyo acishamo umuyoboro w'ibibazo byose yifuza kukwinjizamo hano mu isi ifite imibiri. Kurota usambana rero, Bibiliya itwereka yuko mu Bakorinto ba kabiri igice cya 7 biritwereka yuko uryamana cyangwa se gusambana biravuga ngo uwifatanya na maraya ahinduka umubiri umwe nawe. Iyo urose usambana ni inzozi mbi cyane. Mu mwuka ubundi amashitani ari mu byiciro bitatu. Sobanukirwa amashitani nyasobanura mu byiciro bitatu. Hari ayo twita imizimu, ubwoko bw'amashitani. Hari ubwoko twita imizimu, hari ubwo twita amajini, hari nibwo twita amadayimoni. Ibyo byose biratandukanye. Noneho muri ubwo bwoko bwose bw'ayo mashitani, amajini, imizimu n'amadayimoni, ubwayo ayo niyo ari imburi, niyo yangije ubuzima bw'abantu. Iyo Satana yatumye akayabwira ngo jya kwa runaka wica ubuzima bwa runaka, biyasaba kugira ngo ashakishe inzira agomba kwangizamo ubuzima bwawe. Noneho rero akora iki? Ava hariya mu isi kuzima, akava ikuzimu hariya, akaza akiyambika imibiri, akambara umubiri. Wowe ukarota uryamanye n'umugabo wawe, niba uri umugore, wowe ukibwira ko ari umugabo wawe uryamanye nawe, ariko uryamanye n'idayimoni. Niki kiba rero iyo uryamanye n'iyo dayimoni muri ubwo buryo, mu buryo bw'inzozi? Ikiba mu mwuka, dayimoni ihita imanura wowe w'umwuka, ihita ifata destiny, inyenyeri yawe, ihita ifata inyenyeri yawe. Nzagaruka ku cyigisho kivuga ku nyenyeri ngisobanure neza. Ihita ifata ya nyenyeri yawe ikamanurwa ikuzimu hano ku isi. Niba udasenze, ubuzima bwawe buri mu kaga. Gushaka bizaba urushako rwawe rwinjiriwe n'amashitani. Imibonano yawe, imibonano babandi kubashakanye, imibonano mpuzabitsina, ubundi biraba ngo kuryamana k'umugabo n'umugore kubahwe n'abantu bose. Kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose. Ni kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose, niko mu Befeso babivuga Paulo yavuze. Nuvuga ngo rero igihe rero kwatangiye kwinjirwamo n'amadayimoni, ndavuga ku mugabo n'umugore, kwatangiye kwinjirirwa n'ikuzimu. Umugabo arimo araryamana n'umuzimu, aho bita ngo nabagabo bijoro cyangwa se abagore bijoro, watangiye kuryamana n'ishitani. Urwo rugo fendefe ruba ruri mu kaga yo gusenywa. Ikuzimu bashobora kuba saa end time barusenya, barukuraho, barurangiza. Nuko amaso rero kuwe warotaga usambana. Ubwo ndavuga ku mugore cyangwa ku mugabo. Nuvuga ngo haba umwuka witeguye gusenya urwo rugo niba abantu batafashe, uwo mugabo n'umugore badafashe ibihe byo gusenga. Icya kabiri, ashobora kuba atari amashitani yazamutse yavuye kuzimu, ahubwo ari abarozi. Umurozi nawe ashobora kuza mu bushobozi mu buryo bw'umwuka akiyambika ishusho y'umugabo wawe, cyangwa se akiyambika ishusho y'umuntu w'inshuti yawe mumenyeranye, waba uri umukobwa cyangwa se waba uri umuhungu. Biterwa na target Satani afite kuri uwo muntu. Satani afite kuri uwo muntu. Hari abantu bundi Imana twabonye ko Imana itigeze irema umuntu kugira ngo imubabaze. Bibiliya ndi kwitwereka, biravuga ngo naho yamubabaza iteka izamugirira ibambe. Iyo ubona umuntu aca mu bibazo, nta bibazo, ugasanga umuntu avukiye mu bukene, famiye yavukiye mu bukene, ikuriye mu bukene, saziye mu bukene, nta abava muri uwo muryango nta numwe ubasha gutabara abandi. Wose umugambi w'Imana. Hari uruzingo ruba rwarazinzwe iyo famiye rwa kirozi, ruba rwarafungishije uwo muryango umwuka w'ubukene.
umwuka w'ubukene. Niyo mpamvu biravuga ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena. Kuri wowe wiringira Uwiteka ugomba kwanga umwuka w'ubukene, kuko Uwiteka niwe mwungeri wawe, ntazagira gute, ntugomba gukena. Tugarutse mu ijambo ry'Imana rero, nanone rero umukobwa urota usambana mu mwuka igihe kiragira akaba afite umugabo kugira ngo ashake bizamugora. Umusore nawe urota usambana kugira ngo nawe ashake bizamugora. Ndetse mu mwuka bamwe muri bo hari igihe babyara. Ni ibintu bikaze cyane, birenze ubwenge bwawe, ntiwanabyumva. Abantu usanga bafite imbyaro mu isi y'umwuka barabyaye. Imana y'amahoro ibabohore mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibabohore, ibaziture, ibace izo nzozi z'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu muri izo nzozi ashobora kuryamana n'umuzimu, hari igihe ashobora kuryamana n'igini, hari igihe ushobora kuryamana n'umurozi muri izo sex za nijoro abantu barota. Iyo utaryamanye n'umuzimu ushobora kuba uryamanye n'igini, waba utaryamanye n'igini ushobora kuba uryamanye n'ishitani ubwaryo nyirizina, waba utaryamanye n'ishitani ubwaryo ugasanga uryamanye n'iki, uri gusambana n'umurozi. Ibyo rero ni ibintu bihita bikwinjiza mu isezerano n'ikuzimu. Uwo muyoboro icyo kintu cyabaye kizafasha Satani kugukontorora no kukubata. Ashobora gufata zimwe mu ngingo zawe, ndavuga wenda nk'umubiri, akawutoteza, akawubohesha indwara zitandukanye, ariko yarazinjije muri za sex z'ijoro, muri bwa busambanyi bwo mu nzozi. Ashobora muri uwo muyoboro wo gusambana ashobora kukwinjizamo umwuka w'ubukene, ubukene bukakubata. Ashobora kukwinjizamo umwuka wa crise, ashobora kukwinjizamo umwuka w'igishomeri, ukahora uzenguruka ushakisha akazi warakabuze. Ashobora kukwinjirizamo umwuka w'inyatsi, ashobora kukwinjirizamo n'indi miyoboro yose y'ibyaha bitandukanye bikakubata, kubyivanamo bikakunanira. Kuko hari inzira yaciyemo, hari irembo yabanje guca irembo ryo kugira ngo ujye uryamana nawe. Kandi biriya tukabona yuko wifatanya na maraya yabaye umubiri umwe nawe. Nuvuga ngo iyo uryamanye rero na ririya shitani uba ubaye umubiri umwe naryo. Ni iki wakora rero igihe urose izo nzozi? Biba bigusaba kugira ngo ubyuke usenge, ubyuke ako kanya usenge, upfukame ku mavi yawe, uvuga uti mu izina rya Yesu njye ndi kiremwa muntu, sindyamana n'imyuka. Umwuka wose wigize, niba ari so wigize nyoko, niba wigize umugore wawe cyangwa umukobwa inshuti yawe, ukaturuti ndawusenya, ndawusohora mu buzima bwanjye. Ibyo winjije muri njye ndabisohora mu izina rya Yesu. Ndaca buri sezerano ryose ryampuza n'ikuzimu biciye muri ubusambanyi bw'inzozi, ndabufunga, ndabwangiza. Ibuka Bibiliya yavuga ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi. Luka igice cya 10 n'umurongo waho wa 18. Yesu arababwira ngo nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko aravuga ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi birikavuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Hagarara muri iryo jambo. Ubwo izo n'imbaraga z'umwijima ziba zashatse kugira ngo winjirane nazo muri sex, ukorane nazo sex. Nukorana nazo sex uvuga ngo rero imbaraga nta kindi kugirira nabi, uraza guhura n'ibikomeye, uraza guhura n'iki. Reka dusoreza aho ngaho, tuzagaruka umwanya wacu wari mutoya. We rero dukurikiranye, niba wararose usambana, ndagira ngo dufate umwanya wo gusengana nawe. Birashoboka ko warose uryamanye n'umugabo wawe, birashoboka ko warose uryamanye n'umugore wawe, birashoboka ukaba uri umukobwa wararose uryamanye, sinzi ikintu cyose warose uryamana nacyo. Ndagira ngo dusengane nawe, none utangire kukiritura, utangire kucirimbura. Imana yabwiye Yeremiya ngo nkize ijambo ryanjye mu kanwa kawe, ngushyize hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya, kurimbura no gutera imbuto. Buriya twebwe turimbura ntabwo turimbuza za bombe n'ibindi byose. Akanwa kacu, ururimi rwacu, amagambo asohoka ku rurimi rwacu ashobora gusenya ibintu, ashobora kuvanaho ibindi. Izere rero dusengane mu izina rya Yesu. Hanyuma buri sezerano ryose Satani yakubohesheje, niba ari ryo sezerano rya sex zo mu nzozi, ricike, ndetse n'ibyinjiriye muri iryo sezerano rya sex zo mu nzozi rikurweho. Ibibazo byose byagiye byinjira muri uwo muyoboro w'ubusambanyi bwo mu nzozi bihagarare. Birashoboka uri umukobwa warabuze urushako ntarwo, birashoboka ukabona uri umugabo
n'umugore ukabona urugo rwanyu rwajemwe amakimbirane, kuko icyo kidayimoni y'umuntu arota aryamana n'icyo kidayimoni giteza amakimbirane, giteza kudahuza, giteza kutumvikana, giteza kutishimana na mu buriri kw'abashakanye, gikora ibintu byinshi bitandukanye cyane. Ndagira ngo rero dufate umwanya wo kukirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Data, mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndasengera abakurikiranye ubutumwa bwiza kuri uyu muyoboro wa Tsinda TV. Mu mbaraga z'Umwuka Wera, tubonye yuko hari abantu barota bakaba bahunikira, muri uko guhunikira bakongera bakiyorosa bagasinzira, kandi Satani arimo arabakorera ibibi. Abarutaga basambana rero, ndafata mpira uyu mwuka wabatezaga gusambana, uyu mwuka wigize ikintu icyo ari cyo cyose, ukambara ibara ushaka, ugatera uyu mugore, ugatera uno mugabo, ugatera uno mukobwa, ugatera bano bene data. Uyu mwuka turawuboha, turawuzirika, tujugunye kure yawo mu izina rya Yesu. Dufunze iryo sezerano binjiranyemo n'ikuzimu, turarikata, turaririmbura mu izina rya Yesu. Turabahuza n'isezerano ry'Imana ihoraho, iryo yabasezeranyije. Mana, uravuga ngo uzi ibyo wibwira kugirira abantu bawe ni byiza, kugira ngo bareme umutima wa hejuru hazaza. Ndasenze kugira ngo Mwami, ibyo Satani yibwiraga kugirira aba bantu biciye muri uyu muyoboro w'izi nzozi zo gusambana, bisenyuke, biveho mu izina rya Yesu. Abinjijwemo indwara muri uyu muyoboro w'ubusambanyi, abinjijwemo ubukene mu nzira z'ubusambanyi bwo mu nzozi, abinjijwemo ibibazo bitandukanye, ndasenze kugira ngo abantu bahambuka, abantu bakire, abantu babatuke. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, tuba turi kuri za kamera, ntabwo tuzitindaho, ariko ukeneye ubufasha hepfo uraza kubona nimero yacu ni 0782706542. Ukeneye kugira ngo tugufashe by'umwihariko. Hanyuma rero kanda subscribe, numara kwikanda ukande share, hanyuma iki kiganiro gisangize abandi, hanyuma ufatanye natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, kujijura abandi bantu. Ariko ubaye noneho wari uduteza amatwi cyangwa waturebaga utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ndagira ngo wakire agakiza byihuse, kuko igihe utinjije Yesu mu buzima bwawe, ntabwo ushobora gukunesha izi mbaraga. Satani akugiraho ijambo, Satani akugiraho ubutware, kandi n'isengesho ryose twagusengera twirukana abadayimoni. Aba badayimoni tuzabirukana bongere bagaruke. Icyambere rero dukurikiranye twagufasha kwakira agakiza. Ngaho niba tureba uzi kutarakira agakiza, zamura ikiganza cyawe cy'uburyo usubire muri aya magambo, vuga uti: Mwami Yesu, menye yuko ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye, ngwino mu buzima bwanjye, ngwino mu mutima wanjye. Ndasesa amasezerano yose nakoranye na Satani, ayo nakoranye na Satani biciye mu maraso y'abo mu miryango, kwa ba data na mama, kwa basogokuru, kwa basogokuruza, n'ayandi yose ninjiranyemo na Satani muri izi nzozi z'ubusambanyi n'ibindi byaha byose nagiye nkora, ndayasesa. Sabye imbabazi z'ibyaha byanjye. Yesu, ngwino umbere umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye, uyobora umutima wanjye, uyobora ubwenge bwanjye, wiharira ubuzima bwanjye bwose. Urakoze ko Mwami Yesu unyakiriye, nanjye ndakwakiriye muri nge, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Habwa umugisha rero, ugira umunsi mwiza. Shalom shalom.